umushumba wa Kiliziya Gatolika Papa Francis yitabye Imana ku myaka 88 y'amavuko nyuma y'igihe yaramaze arwaye indwara z'ubuhumekero. Urupfu rwa Papa Francis rwatangajwe mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere wa Pasika saa 35 z'igitondo, aho Kardinali witwa Kevin Farrell yashyize hanze itangazo rivuga ko Papa yasubiye mu ngoro ya data. Kardinali Kevin Farrell yatangaje itangazo rivuga ku rupfu rwe rero agira ati: inshuti bavandimwe n'umubabaro mwinshi bibaye ngombwa ko batangariza urupfu rwa nyir'ubutungane Papa Francis. Yavuze ko ubuzima bwe bwose bwaranzwe no gukorera Imana na Kiliziya, urukundo no gufasha abakene n'imbabare, ndetse ko yabishakaga igihe cyari cyo cyose. Imyaka ishize kandi y'ubuzima bwa Papa Francis yaranzwe n'uburwayi ku buryo yamaze igihe kinini mu bitaro avurwa indwara zifata mu myanya y'ubuhumekero. Ku itariki ya 14 kandi Gashyantare muri uyu mwaka Papa Francis yashyizwe mu bitaro, ndetse bigeza ku 22 Gashyantare ibiro bye bitangaza ko akomeje kuremba cyane, ko yanakizwe ku mashini zimufasha guhumeka. Ku munsi kandi wakurikiyeho abaganga batangaje ko impyiko ze zifite ikibazo. Muri iyo misi abakristo Gatolika bo kwisi cyane cyane ababa mu Butaliyani batangiye guteranira ku ngoro ya Mutagatifu Petero bamusabira kugira ngo akire. Hari bamwe kandi banagiye mu bitaro yararwariyemo i Roma bamushyiriye rero indabo n'ibindi. Icyo gihe kandi yamaze mu bitaro ukwezi, abaganga bamwitaho. Ijwi rye ryongeye kumvikana bwa mbere ku itariki ya 6 Werurwe, ubwo rero hajyaga hanze amajwi yashimira abakomeje kumuba hafi mu burwayi bwe agira ati: turi kumwe. Iminsi kandi 38 yamaze mu bitaro yarangiranye n'itariki ya 23 Werurwe, ubwo yagaragaraga mu ruhame aseka ndetse anasuhuza abakristu bari bateraniye hafi yaho yari ari ku ngazi yahitwa Gemelli. Yavuye i Roma icyo gihe asubira i Vatican kugira ngo akomeze kwitabwaho n'abaganga, cyane ko yari yanasabwe gufata ikiruhuko cy'amezi agera kuri 2 ku cyumweru. Kandi amasaha make mbere y'urupfu rwa Papa rero yasuhuje abakristo mu misa ya Pasika, ndetse ahura na Vice Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika witwa J.D. Vance. Ni mu gihe kandi andi makuru avuga ko Papa Francis yitabye Imana rero nyuma y'imyaka igera kuri 12 ayoboye Kiliziya Gatolika ku isi, kuko yimitswe muri Werurwe 2013. Asimbuye kandi Papa Benedicto wa 16 wari umaze kwegura. Niwe wari umushumba kandi rukumbi wa Kiliziya Gatolika ku isi watorewe izo nshingano akomoka muri Amerika y'Epfo, ndetse ni nawe wa mbere wabayeho akomoka mu muryango w'abajesuite. Ikindi kandi apfuye nyuma y'uko yunze Kiliziya Gatolika ndetse no u Rwanda nyuma y'imyaka myinshi umubano wayo narwo rero warajemo agatotsi kubera uruhare rwayo muri jenoside yakorewe abatutsi. Muri 2017 yahuye na Perezida Paul Kagame, ndetse nyuma y'uwo muhuro itangazo ryaturutse i Vatican ryavugaga ko yacishijwe bugufi. Rero Papa Francis yaje gusaba Imana imbabazi ku byaha no gutsindwa kwa Kiliziya n'abayo bose, barimo n'abihaye Imana batwawe n'urwango ndetse n'ubugizi bwa nabi bagaca ukubiri n'inshingano zabo ziyogeza butumwa mu byabereye mu gihugu cy'u Rwanda. Papa Francis kandi yagaragaje ko umubabaro ukomeye we bwite uw'ubutaka ubutagatifu bwa Vatican ndetse na Kiliziya muri rusange uturuka kuri jenoside yakorewe abatutsi. Anagaragaza kandi kwifatanya n'abahekuwe ndetse n'abakomeje kugerwaho n'ingaruka z'ibyo bihe ikomeye. Iryo tangazo kandi ryavuga ko Papa Francis yicishije bugufi yemera imyitwarire mibi yaranze ibyo bihe, ndetse isiga icyasha isura ya Kiliziya. Nyuma gato kandi yo kubonana na Papa Francis, Perezida Kagame yanditse ku rukuta rwe rwa Twitter amagambo agaragaza uburyo yakiriye neza imbabazi zasabwe. Agira ati: umunsi mwiza ndetse no guhura na Papa Francis, ibihe bishya kandi mu mibanire hagati y'u Rwanda na Kiliziya. Kubasha gusabira imbabazi ibibi muri ubu buryo ni igikorwa cy'ubutwari. Papa Francis kandi yavutse ku itariki 17 Ukuboza mu mwaka wa 1936, avukira Buenos Aires muri Argentine ku babyeyi abimukira bari bafite inkomoko mu Butaliyani. Amazina yahawe kandi akivuka ni Jorge Mario Bergoglio, aho rero yari afite abavandimwe bagera kuri 4. Yize amashuri mu seminari ya Villa Devoto mbere rero yo kwinjira mu muryango w'abajesuite mu mwaka wa 1958. Papa Francis kandi yari yarize amasomo y'iby'ubumenyamuntu mu gihugu cya Chile mbere y'uko rero asubira mu gihugu cye cy'amavuko kwiga amasomo nyobokamana. Yahawe kandi ubusaserdoti ku itariki 13 Ukuboza mu 1969, agenda azamuka mu ntera kugeza ubwo mu 1973 yagizwe uhagarariye umuryango w'abajesuite ku rwego rw'intara mbere yo kugirwa kandi arkiyepiskopi wa Buenos Aires muri Argentine, na mbere y'uko Papa kandi Paul Yohani wa II amugira umukardinali muri 2001 mu gice cyandi cyangwa
cyangwa se mu gihe rero cy'ubukardinali yaranzwe no gukemura ibibazo muri rubanda, kwicisha bugufi ndetse n'ubuvugizi ku bakeneye. Nyuma y'urupfu kandi rwa Papa Francis byitezwe ko mu minsi iri hagati ya 15 na 20 aribwo rero undi azaba atowe. N'itorwa rero rikorwa mu nzira izwi nk'ikitwa rero conclave. Ibikorwa by'amatora kandi bitangizwa na misa idasanzwe ya mu gitondo. Nyuma y'iyo misa hatangazwa amagambo agira ati extra lome, bivuze ngo rero abandi bose basohoke maze abakardinali bakarahirira rero kubika ibanga. Nyuma y'ibyo kandi abakardinali bose bafite munsi y'imyaka 80 cyangwa bemerewe gutora bateranira muri chapelle ya Sistine akiriye rero cyangwa se yakiriye conclave zose rero kuva mu 1858 bahita kandi bakingiranwa muri conclave kugeza igihe bahisemo papa mushya. Icyumba rero baba barimo nta koro cyangwa se ngo nta kora na buhanga cyangwa itumanaho inyuma rero ry'inyuma biba bihari. Nta cyizere kiba gihari ko rero icyiciro cya mbere cy'amatora cyatanga umusaruro uwo munsi. Hakoreshwa rero ibiganiro, amasengesho, kwitekereza kugira ngo bagabanye urutonde rw'abashobora gutorwa. Ikindi kandi hatoranywa abakardinali 9 bo kuyobora amatora, 3 rero baba abagenzuzi bitora, abagera kuri 3 kandi bagakurikirana ibijyanye n'amajwi mu gihe abandi 3 bagenzura niba byakozwe neza. Papa atorerwa umwanya we, aruko rero umukandida umwe abonye 2/3 by'amajwi. Iyo bigeze ku giciro cya 34 cy'amatora hatorwa hagati y'abakandida babiri ba mbere babonye amajwi menshi mu ciciro giheruka. Icyakora arubwo rero amatora yihuta mu gihe hari umukandida ukomeye wigaragaje. Mu mateka kandi amatora ya papa yatinze cyane mu kinyejana cya 13 aho yamaze hafi imyaka igera kuri 3 kubera impaka za politike. Muri icyo gihe kandi abakardinali 3 bapfuye bari muri conclave. Nyuma kandi ya buri tora impapuro z'amajwi zitwikirwa rero muri Sistine. Iyo hazamutse umwotsi w'umukara biba bivuze ko nta papa uratorwa. Iyo umukandida kandi umwe amaze kandi kubona 2/3 by'amajwi ababaye papa mushya, umuyobozi w'abakardinali amuhamagara imbere akamubaza niba yemeye inshingano. Iyo asubije yego ahita ahitamo izina rya gishumba azakoresha nk'uko uyu muhango ugenda ku gutora papa. Nk'uko aya makuru akomeza kubitangaza, guhamba papa rero byahoze ari umuhango ukomeye kandi utegurwa mu buryo buhambaye, ariko rero vuba aha Papa Francisco yemeje ko rero uwo muhango uzajya ukorwa mu buryo bworoshye. Abapapa kandi bamubanjirije bahambwaga rero mu masanduku 3 akozwe mu biti rero bikomeye cyane bya siple, bimeze rero nka muvura n'icyuma gikomeye cyane cyo mu bwo cyangwa se cyo mu bwobo bwa zinki cyangwa se ubwoko bwa zinki nk'uko bivugwa. Papa Francisco kandi we yahisemo gushingurwa mu isanduku igiti yoroheje irimo rero umwambaro w'icyuma cya zinki imbere. Ikindi kandi yanavanyeho umugenzo wo gushyira umurambo wa papa rukumbi rero cyangwa se ku ruhimbi rw'izamuye ruzwi nka katafalike cyangwa se kataflike muri bazilika ya Mutagatifu Petero kugira ngo rero ushyirwe ahagaragara abantu wabure. Papa Francisco kandi yavuze ko ahubwo abazaza kumusezeraho bazatumirwa kumwunamira umurambo rero cyangwa se bazatumirwa kumwunamira umurambo uri muri sanduku ifungwe. Papa Francisco kandi azaba ari we wa mbere mu gihe kirenze imyaka igera kuri 100 uzashyingurwa hanze ya Vatican. Azashyingurwa rero muri bazilika ya Mutagatifu Maria Mukuru Saint Mary Major, imwe rero muri za bazilika enye za papa rero zibarizwa i Roma. Mu gihe kandi BBC yavuze ko ubu papa bwa Francisco rero bwazanye ibintu byinshi bishya kandi nubwo yakomeje kuvugurura Kiliziya Gatolika yakomeje gukundwa n'abakristu gakondo. Yabaye papa kandi wa mbere ukomoka muri Amerika no mu karere k'isi y'amajyepfo kuva igihe rero Papa Gregorio wa gatatu rero wavukiye muri Syria yapfiriye mu 1741. Nta wundi rero umwepiskopi wa Roma wari waraturanyijwe atari umunyaburayi. Yari kandi papa wa mbere ukomoka mu muryango w'abajesuite, umuryango rero utaravuzweho neza kandi wanakunze gukekwaho byinshi na Roma mu mateka. Ikindi kandi wamubanjirije Papa Benedicto wa 16 yabaye wa mbere usize ubu papa ku bushake mu gihe rero cy'imyaka hafi 600 yari ishize, ku buryo mu gihe cy'imyaka hafi igera ku 10 rero ubustane bwa Vatican yari ifite abapapa bagera kuri 2. Benedicto kandi nk'uko yarazwi icyo gihe kandi nka Cardinale Bergoglio wo muri Argentine yari yararengeje imyaka 70 ubwo yatangiraga ubupapa muri 2013. Nta kindi twavuga rero sibyo kumwifuriza iruhuko ridashira kubirebana na papa wamaze kwitaba Imana. Nimwe mu nkuru rero yakwiriye isi yose, nimwe mu nkuru rero yagiye itangaza byinshi bitandukanye kubirebana n'uyu mugabo
amakuru rero ava i Vatikani aravuga ko rero yitabye Imana mu gitondo cyo kuri uno wa mbere ku myaka 88 y'amavuko ku birebana n'umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika ku isi wari umaze igihe afite indwara zirebana rero n'ubuhumekero, akaba ari zimwe mu ndwara bikekwa ko rero zaba zahitanye uyu mushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi. Reka mbashimire, mbifuriza gukomeza kugira umunsi mwiza rero, atwihanganishe abayoboke b'idini Gatolika aho bari hose ku isi, twihanganishe na buri muntu wari wese rero mu bakundaga cyangwa se bashyigikiye uyu mugabo rero, cyane cyane mu bikorwa byinshi bigiye bitandukanye yagiye akora. Reka mbashimire, mbifuriza gukomeza kugira umunsi mwiza ndetse n'ibihe byiza. Inkuru zacu nakagaruka mukomeze kugubwa neza aho muherereye hose, mukore kuri subscribe kandi nzogera mu ba mbere mu kubona amakuru yacu.